ready? Yes sir, yes sir. Bana yamaze kuhagera ari mu batumirwa ba mbere bubahiriza isaha baje kugira. Ariko ni kutakubahiriza isaha Sandrine. Ngira ngo nasohoka mu rugo iwawe mbere y'isaha cyane kugira ngo hatagira uwisubira. Unarebe hanze. Urumva ubu ngubu nabakubaza ugiye ni benshi. Ni benshi. Umuntu ahubwo ugomba kuza kare cyane. Ugomba kuza kare utegure nk'isaha uva mu rugo gahunda iri mu gihe kiri imbere rero. Ariko gusa turamushimira cyane. Oya abantu bakererwa ibyo bintu nta nubwo babibara. Avuga ati umbabarire kabisa polisi bagiye baduhagarika batubaza nicyo gituma natanamuhagaritse. Ati nagize agatraffic karaho kandi yakeye Kacyiru. Traffic ya Kacyiru ni umunezero mwinshi cyane kwakira Clapton Kibonke tumubona kuri televiziyo kwagira amahirwe cyari bitaramo bikiba cyangwa icyo ukaba wamubonera hariya kamupepera. Ariko ni ibintu byiza cyane n'umunezero kuba turi kumwe nawe turakwishimiye cyane kaze kuri Kiss FM kaze mu kiganiro cya mu gitondo. Mwakoze cyane asa we namushimiye kuva kare. Mwakoze kunkura mu rugo. Ariko mukanya urasubirayo. Ayi wowe nta yindi show ikigoro amakuru usuburi gukora ikirungo tukujyane kwa hostel akomerezeho. Bite se ubu mu rugo ubu uri gukora iki? Uri mu rugo abantu babumva se mwebwe akazi kararangiye filime n'izigikorwa show n'izigikorwa ibiki ubu uri mu rugo ubu uri gukora iki n'aya masaha? Ndahera kuri kubitari byiza gukina amakarita no kureba filime yasoza nandika filime. Nabonye muri lockdown muri guma mu rugo ya mbere waratangiye filime yawe sezo ya mbere atari za zindi twakonagamo z'abandi ukinamo zawe noneho ngira ngo niyitwa umuturanyi. Ese kubera iki umuturanyi wundi? Igitekerezo cyavuye igitekerezo cyavuye kuri guma mu rugo nyine. Narababuze mbona abaturanyi abantu barakomeye. Ubu mvugije induru nibo bantabara. Umuturanyi ni muntu ki? Nsanga umuturanyi ni umuntu ukomeye. Akuze umuteka inyama ukabyumva kandi utaragiye mu gikoni. Kwa runaka noneho n'injanga bakaranze. Nasanze ari abantu bavamo ikintu umubano wabo nabo ushobora kuvamo ikintu kinini cyane wakina umuturanyi wamukina ukanimuka. Ugasanga undi muturanyi ukazavayo. Ni gasopo uri guha nka Messi ni wenzi uba wenyine. Ni gasopo uri guha abakinnyi bawe ati baramutse bivumbuye wakwimuka ukabakura muri show. Oya mfite na landlord mu muturanyi araza akakwirukana akadusiga. None se film uratangira yanditse ubwo nyine lockdown y'ubushize nibwo navuze nti uyu mwanya ndabumaze iki ko nta gitaramo noneho nta event dore ko event nazo ubwazo ari danger. Noneho nkora iki? Ndavuga ariko okay nishakamo igisubizo nyine. Nishatsemo igisubizo nsanga ikindi kintu ushobora kuba nakora ni ugukora filime. Yego nandika filime maze kuyandika nyuma ya lockdown nkora production yayo irasohoka kubw'umugisha nongeye gusubira muri lockdown ya filime yaramenyekanye. Ubu ndi kwandika season ya kabiri yayo. Hari ama episode mfite ariko hari nandi ntarakora ku buryo nanone nzasohoka nkora double y'ibyo nari nakoze mbere. Hari nayo uri kwandika muri niyo ndi kwandika n'ubuni niwe nkiriho kuko abantu baracyayinyotewe ntago nabazana yindi ngo babyemere. Wari usanzwe ukina filime rero usanzwe ukina filime tukubona mu zindi z'abandi noneho wiyemeza kwishyiraho nanjye kuvuga uwo mutwaro cyangwa uwo mushinga ni zihe mbogamizi wenda ushobora kuba warahuye nazo utari waratekereje yuko bibaho? Maze utangiye noneho wowe kwiyandikira filime no kuzikora filime zawe. Icyambere ni ubushobozi. Icyambere ni ubushobozi kubwishakamo kuko nta muterankunga nari mfite. Kandi urumva iyo ugiye muri lockdown ubutekereza ukavuga utwo nari mfite kandi uhahemo. Wamenye igihe bizagarukira. Ni amaramuko. Ndahije nandika filime yo gutanga amafaranga. Madamu Sugu wabimusobanuriye gute? Amafaranga arakenewe kandi nawe uri muri ngiye kuyaha abakinnyi. Naramubwiye ngo uhahe iby'amezi 3. Wowe ukeneye angahe muri filime yawe ya hano mu rugo? Ukeneye angahe? Production yawe ikeneye angahe? Mutko nari maze gukorera bitaraba
ndamuhereza ibye, nanjye ndavuga nti ngiye gukora ibindi, ngiye gushakisha ibindi bintu, urabona ko nta gitaramo kiri vuba, ntago twazabaho tutabyaje impano umusaruro y'umugabo wawe. Yego. Nandika filime, ariko ubwo urumva umudamu nyine nubwo abagushyigikira ntumubwira ngo bino bintu ngo biratwara miliyoni 2. Uramubwira uti bino bintu biragoye, bitwara n'amafaranga, ariko ntuyavuge. Uyavuze wamubikamo ubwoba bitarana. Aranakwemerera nimugoroba ukajya kumva ngo ariko bya bintu twavuzeho kare. Utuntu twa delivery buriya two gutanga ibiryo mu bantu sibwo twahenduka kurusha gukora filime. Akaba kuvanye muri kariyeri yawe. Ariko nanamushimira cyane, yambaye hafi cyane. Ntago ambwira ngo nguriya mukinnyi ngo kumuhaye menshi kurusha abandi, cyangwa se ngo kwayo mafaranga ngo uyataye. Ubwo se gukora iriya sezo ya mbere byagutwaye nkangahe? Kugira ngo bitekereze byonyine ugomba kuba ufite nk'ebyiri kugira ngo ube wagira ikintu episode wajye, kuko icyambere urabanza ugakonveka production, team ugiye gukorana nayo, tekinike, guhera ku modiopi, ibyo bikoresho, ubwo depense ubukuyemo niyo kwandika. Kandi nabwo natangiye mfite umudirector nawe nishyura. Urumva ni biju hita ukora ukavuga uti ebana ngiye kubaka ikintu. Filime itwara amafaranga, ko nshobora nko kujya kuri tele nkakoresha nk'ibihumbi hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 ari umunsi umwe. Ubwo twariye ibintu birangwa bitarimo production, usanga biragiye ama transportation, kwishyura aho mwakiniye. Filime irahenda. Hanyuma ubwo ugiye kubitekereza noneho ugomba kuba byibura ufite nk'izo miliyoni 2 z'umutingi, ushobora gukora mu episode zingahe kugeza ku YouTube, ukategereza YouTube yanyishyura nkongera nkajya kuri tele, gutyo nuko nabibaze. Kubw'umugisha iyo filime yawe idakunzwe uhita ushya, ugahita ujya muri ya delivery nyine utuje kandi ubyemeye cya gitekerezo wari wangejeje agaciro. Hanyuma se uyagaruza uti ati ku munsi ufite abishoramo ibitaramo, ibindi bintu byagwaga amafaranga ntibisa nkaho byahagaze, ubu ngubu muri iyi minsi uyagaruza uti? YouTube, abantu benshi barabizi YouTube irishyura, yishyura kuri watch time, cyangwa se igihe abantu bamara. Hari n'abantu babyitiranya bakavuga ngo mbega ibi views we, umuntu ashobora gukanda hagahita atabikunda yigendera, iyo view ikajyaho. Ariko watch time ni ukuvuga ngo wahereye ku munota wa mbere, niba ari filime imara iminota 20 wabirebye. Hari n'abajya babonaho udupublicité bagahita baskipinga. Hari ahantu mpombeje ukareba karangira. Ni byiza kubabwira kugira ngo niho amafaranga ava, kuko YouTube nyine yo iguhereza ahantu ushyira ibihangano byawe, abantu bakayiha amafaranga ngo babyamamarizemo. Abo bantu iyo bakunze ibintu byawe, abantu bakabireba ari benshi, YouTube ikohereza amapublicité, abantu bakayareba, bayareba nawe ukabona amafaranga. Yego, wakwishyura ukongera ukabaha ibindi, ukongera ukajya kuri tele, ya mafaranga ukayashyira. Ugereranyije se niyiguha nayo ushyiramo, bihagaze gute, bimeze gute? Ndacyashyiramo, ndacyongeramo kugira ngo nzamure urwego. Kuko filime dukora ntago zijyanye nuko tuzifuza. Ukoresha budget ufite, ukagerageza kubikora byiza, ukabiha umwanya wawe. Ariko ntekereza ko abantu bayikurikiye guhera kuri episode ya mbere bo babibona yuko buri episode nagiye mpindura, nzana subtitles, nzana ugenda wongera hagashya n'abakinnyi bashya. Hari n'uwo bari kudusaba nimero ye, turaza kubivugana mu gikari. Buriya mukobwa ngo ugize genda gake Emmanuel uri Nyagatare, we yatangiye gusaba amanimero. Ariko umuntu yumvise ibi bintu byose kameme ntago wabyutse gutya tu mu gihe cyaguma mu rugo ngo ubwenge bwose ubugire bwo byahereye he? I mean Clapton ajya kuba Clapton ava kuri Mugisha. Ubwo hano turi gushaka gusubira inyuma gatoya. How did it start? Ubundi wakoraga iki, wari muntu ki? Nyuma yo kwanza kwiga cyangwa kohera from niyo waduherera hasi, wowe wumva waduherera hasi igihe iyo mano usanzwe. Ngewe
namenye ijambo comedy ndi mukuru ariko sinasekeje natangiye gusetsa abantu ntaramenya iryo jambo nakuze bambwira ko nsetsa yabaho nigaga na kirinye amatiyatire mu rusengero ndi umwana abazi inkuru ya Isaac ubwa mbere mbivuzeho na Abraham Atamba Isaac korari inkuru yarakinaga ngiye bakangira wa mwana urumva umwana uba wizeye neza ko niba mucurika umutwe ari buwucurike urumva ni wa mwana nyine urimo umushapu imbere y'abantu mu rusengero ntangira databaje mama we korari yajya mu biterane bakantwara ngiye gukina iyo role ikampesha tike kandi ndirimba mu bana urumva njya mu ishuri naho ndakomeza sogonderi ibyo by'amatiyatire abantu bose za antisida barazizi nazinyuzemo akunda kwandika indirimbo cyane ko byari nibyo numvaga bizarangiye ko sinarinzi ikintu kuba umukomedi rero ndangije wa gatandatu sogonderi njya mu bucuruzi gucururiza umuntu kugira ngo nahuriye bwa mbere na Arthur muri KCT tuvuye muri Big Brother KCT uwo muntu usuraza kumuvuga cyangwa birasa komeza kubibaka uwo muntu mwakoranaga nta kibazo abantu benshi ntago babizi urumva ngo baratugurisha umuvuga rati mise mbyibuka twahuriye hariya hasi gutya kuri nani yes ubwo ni hariya rero nakoraga muri business y'abandi korana nawe n'uwo muntu murabitekamo umureti singaho twibereye n'ubwo urumva ndangije nibwo natangiye gukora amafoto yo kuri WhatsApp Facebook WhatsApp yaraje ariko nzi ko nakoreshaga Facebook page cyane kukira mu magroupe n'iki byose nicaye ku meza ngo ndi kurya amafaranga n'iki byose nyuma nibwo naje kumva ngo umuntu ngo ashobora gusetsa abantu ngo akabonamo amafaranga none hari ukuntu nkiri no mu Mutara nigeze kumva ko niba sinzi radio wakoragaho KFM bavuga ngo uvuye Bugande ngo performinga ngo gusetsa abantu uti ngiki ubwo urabona ari radio bita Soniteke wacu papa n'umucunda yazanaga amata ndumva turi buze kujyayo Sandrine azanaga amata i Kigali yari afite ibintu bita amakani cyangwa se rutare nkafata Soniteke nkayishyiramo gutyo radio ifite umuziki yabaga yambonye nabaga nzi programme kuva mu gitondo kujya nimugoroba radio ifite umuziki nkashyiramo nkubikamo gutyo KFM rero ubwo urumva niho nakumviraga umuntu yavuye Uganda nzima akagande gakeya rero ibyo bya kandorindori n'iki byose nabikurikiranaga n'iki byose mu Rwanda hari umuntu usetsa ariko sinabyitaho sinabumva ko nge nabikora ako kanya ariko nyuma yo kugera i Kigali mbana n'umutipe bita Kayumba Vianney abantu bamuzi nka Manzi wakinye na Fabiola mu mafilime tubana mu nzimwe niwe wagucumbikiye bwa mbere ni ukuvuga ngo niwe wambwiye ati karibu mu buzima bw'i Kigali niwe wakuvanye mu cyaro bwa mbere yari mbaye i Kigali ko nabanaga na papa yari afite inzu i Kigali waretse nkuri karyoha